kore nibo bari gusenya ingo nibo bari gusenya ingo kandi agahagara ku ruhimba akaririmba agarembera akabwiriza kandi iryo vuga butumwa ryabanje guhera hehe mu rugo ijuru rya mbere ni mu rugo ribanza guhera mu rugo ntago uzajya kuvuga ijuru ku gatuti ritabanje guturuka iwawe ugomba kubanza gukemura ibiri mu rugo yego icya mbere cyo mu barokore harimo umwanda ugasanga umurokore ahereye ku wa mbere ateze igitambaro ahereye ku wa mbere yambaye ibirebire simvuze ngo bambare ubusa yego La protection de mon cœur Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très, très, très beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza aho mudukurikiye muherereye hose abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane uri kureba imbere yanyu kuri screen uraho neza muraho umeze neza turashima Imana nokuri turashima Imana Yego. ndabibona ko umushima Imana nyemerera wibwire abakunzi bacu murakoze cyane nitwa Basabose Joseline mfite umugabo n'abana batatu murabibona nyine ndi umumama murakoze yego urakoze cyane Joseline reka mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ngize akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza nakurikiye uko wambaye nkurikira uko wateze tavugana ariko Joseline hahurira n'ibintu by'abarokorera ndiwe uri umurokore yego uri umurokore uri n'umunyamasengesho ndi umurokore ndakijijwe ndi n'umunyamasengesho yego yego urakoze cyane iyo rero nagize umugisha wo kubana n'umurokore cyangwa se umunyamasengesho mbere yuko dutangira ikiganiro musaba kubanza gusenga Imana murakoze cyane Mana turagushimiye turakubashye tugushimiye kugira neza kwawe uri umukozi w'umuhanga uri ibyiringiro bizima tugushimiye kugira neza kwawe hari abari kwa muganga Uwiteka Imana nabo ubagirire neza ariko twebwe twabyutse turi amahoro nta gikuba cyacitse neza yawe niganze ku buzima bwacu turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro juru ryururuke kuturengera no kudutabara Uwiteka Imana ndakwinginze ntabe twebwe ahubwo icyubahiro cyacu kibure hagaragara icyubahiro cyawe bisabye nize mu izina rya Yesu amen urakoze cyane ko ubisabye wizeye mu izina rya Yesu naguhamagaye kugira ngo tuganire ariko tuganire ku muryango yego umuryango rimwe na rimwe abantu bajya bigisha inyigisho nyinshi mu rusengero kuva mu gitondo bakageza nimugoroba ariko ntari numvamo uwigisha ku muryango imyitwarire abubakanye bagomba kugira niyo mpamvu ngira ngo tuganire kuri iki kintu ntabwo tuza kuganira umwanya muremure ariko nkawe nk'umuntu ufite experience umaze igihe kitari gitoya wubatse uraza kubidufashamo turagira ngo nyine utuganirire nk'umuntu mukuru biragaragara ntabwo ukiri mutoya utubwire ku bijyanye n'ingo ikibazo cya mbere uyu munsi uburinganire ububona ute hagati y'umugore n'umugabo uburinganire muri iki gihe sigaye mbona bitoroshye kuko batanze itegeko rivuga ngo umugore n'umugabo bagomba kuringanira ahubwo nsigaye mbona abagabo nta jambo bagifite nta jambo bagifite ahubwo abagore bishyize hejuru cyane uzi ko muri iki gihe umugore atagitinya gufurisha umugabo imyenda ati urasigara mu rugo utekera umwana utekera abana ati nanjye ndagiye kuko muri iyi minsi ngo cyane cyane z'abarokore yego zimaze gusenyuka n'ubundi niho ngira ngo tuze kuza gutera agatebe
kuko njya ngira ikibazo iyo mbona ingo z'abantu badasenga bataba mu iyobokamana zisenyuka, wajya ukabona n'iz'abantu basenga nazo zirasenyuka. Kwibaza se gusenga bimaze iki? Abagore b'abarokore uburinganire bari kubutwara neza, abagabo b'abarokore uburinganire barabutwara neza? Muri iyi minsi biragoye. Biragoye gufata umurokore no gufata umuntu udasenga ngo batandukanye. Bintu biragoye cyane. Kandi ndi kureba muri iyi minsi nkabona abarokore nibo bari gusenya ingo. Nibo bari gusenya ingo kandi agahagara ku ruhimba akaririmba. Agarembera akabwiriza. Kandi iryo vugabutumwa ryabanje guhera hehe? Mu rugo. Ijuru rya mbere ni mu rugo. Ribanza guhera mu rugo. Ntabwo uzajya kuvuga ijuru ku gatuti ritabanje guturuka iwawe. Ugomba kubanza gukemura ibiri mu rugo. Yego. Icya mbere cyo mu barokore harimo umwanda. Ugasanga umurokore ahereye ku wa mbere ateze igitambaro, ahereye ku wa mbere yambaye ibirebire, simvuze ngo bambare ubusa. Yego. Ariko iyubahe, gira n'isuku. Ugira isuku, ugasanga igitambaro mu mutwe guhera ku wa mbere, umusatsi warizinze, ntukuramo n'igitambaro ngo nasokoze. Ati ngo uri umukristo ngo uzahora uriwe, kandi twareba amabi ari hanze aha ugasanga ari mu barokore. Intambara ni mu barokore mu ngo. None urajya mu rugo rw'umurokore, wareba mugenzi we ngo ni umurokore, ugasanga ukuntu ari kubwira umugabo, akavuga ati uyu ni umurokore, ni igiki? Ese uyu ni we dusengana? Uyu ni wa murokore nze, bikagucanga. Kandi mwahura mu nzira ukavuga ati uyu mubyeyi arakijijwe rwose. Kandi nta gakiza afite. Wajya mu rugo rw'umurokore ugasanga afite umwanda. Sanga isafuriya iri hano, igikombe kiri ku meza, amasogisi y'umugabo ari mu ntebe, ibintu birajagaraye, yiriwe mu rugo, nta suku. Umugoroba urageze nibwo yiteguye gukora isuku, umugabo agiye gutaha. Uko bakavuye mu buriri niko amashuka kimeze, nta suku, ntaki. Gahunda bakoresheje mu buriri biracyari aho ngaho. Nukuri biteye ubwoba kandi ukamubona arambaye arakeye, ariko Yesu atwikuruye abantu hano inyuma, usanga biteye ubwoba. Hari ikintu waruvuze kijyanye no ku barokore, bitanibuka ikintu umuntu yambwiye, uretse ko ntakemeye 100%. Umuntu yarambwiye ati bura waruzi ko abahanuzi batubaka. Ati yaba ari umuhanuzi w'umugabo, yaba ari umuhanuzi w'umugore, atabahanuzi ntibubaka. Namaze ntese kubera iki? Ati bura hari akantu bagira ko kwishyira hejuru. Ati umuntu uvugana n'Imana atari ukuntu yishyira hejuru, akikakaza ati mu rwego rwo hejuru, ku buryo adashobora kumvikana n'uwo bariko. Kuko ako kantu niko aho ngaho nanjye ndiwe. Yego. Umuhanuzi ndabyemera. Ariko ako kantu nge ntako ngira. Ntako ngira kuko mu gihe maze muri ibi bintu by'uyu mugabo bita Yesu, ndumva nta gihe kinini mbimazemo cyane. Ariko ibintu byo kwishyira hejuru no kwikakaza nge ntabyo ngira, ariko mu bahanuzi benshi birahari. Birahari, akumva ko yatunga umugabo. Kumva ko yatunga umugabo mu buhanuzi bwiwe, kumva ko yahahira urugo, kumva ko buri kimwe cyose yagikora mu buhanuzi bwiwe, akumva ko umugabo yabitapi kajya agendera hasi. Iyo byagenze gutyo rero, umugabo nta gaciro ubukimuhaye, aba yahindutse nk'imbwa imbere yawe. Ikintu kiba gikurikiyeho ni ugutandukana. Ko umugabo nta gaciro ubukimuha, kuko ukiri iwanyu wararyaga, ukambara, ugasinzira, ariko ubura ikintu kimwe, ubura umugabo. Ni nayo mpamvu waje kumushaka. Niyo mpamvu naje kumushaka. None se uyu muhanuzi cyangwa se uyu munyamasengesho yasengera urugo gusa ataganduka rukabaho? Baba batubeshye, baratubeshye, ni ukuri. Ese ubwo urasengera urugo ntuganduka, urusengera ariko unaganduke? Buriya kuganduka nibyo bya mbere.
ibintu byose wakora utagandutse ubu byije, ubundi ibintu bipfira hariya mu cyumba, niho ibintu bipfira. Utagandutse n'umugabo niyo yagenda mu gitondo yashatse yagukubita n'igihumbi cyangwa se yenyise akigendera akakubwira ati ayo ngayo araguhaza, kuko ntiwamukora igikorwa kiwe nk'uko bikwiye. Ya muri make ahubwo kuganduka nicyo cya mbere, gusenga burya cyaba icya kabiri. ni ukubanza umuntu akaganduka. Yego. Iyo umaze kuganduka mbona gusenga. Nose wasenga utagandutse. Ariko nanjye niko mbyumva, uretse ko ubwo udukurikiye abyandike muri comment cyangwa azaza tubwire uko wabyumva, kuko hari umuntu umaze igihe asenga akaba amaze imyaka irenga 10 asenga ikintu ataragisubizwa. Sinibaza ko nimba warasenze Imana ikaguha urugo, uyu munsi wajya ubanza gusenga mbere yo kuganduka, kandi icyo wasengeye cyari iki? Urugo ruraboneka. None rumaze kuboneka uri kwitwara uko wishakiye ngo ni Imana yarumpaye, ntugandutse, ngo urwo rugo rwabura gusenyuka. Rwasenyuka cyane, rwasenyuka kuko wararusengera uraboneka, igikurikiyeho ni ukuganduka. Ni ukuganduka, kubaha umutware, ukamwubaha. Yego. N'umutware nawe agakunda umugore we. Mbonereho no kubwira abadamu baba babwira abagabo babo babahamagara ati mugeze ko mudataha. Ati ko watinze n'ibicyurimo aho uri mu bagore ibiki oya nimusigeho. Umugabo yataha buri gucya aje mu rugo rwe, icyambere ntabwo yakwicishije inzara, aho ngaho zarekarame yakwicishije inzara abana babuze icyo kurya. Niba atashye muhe karibu umutware nyir'urugo. Ikindi nahugura abadamu, mujye mwirinda kuryama kare abagabo batarataha. Icara utegereze umutware, kandi mwirinde kurya umugabo musige ku meza ngo reka wirire ngo urarya ngo waraza yisangiza. Oya, icara aho ngo utegereze umutware aze, ibiryo biri aho ngaho umugaburire arye mujye kuryama. Hari abavuga bati papa runaka ava mu kazi bwije akamutegurira ibiryo ku meza, ubundi akajya kuryama, yanatwaye urufunguzo, araza akingure arye narangiza azaryama. Bitwaye iki? Reka nkubwire, biba bigaragara nkaho nta mugore afite. None se umuntu ajyanye urufunguzo, araje arikinguriye, afite umudamu, arinjiye, yihaye ibiryo arigaburiye, birarangiye, umugore ari hehe? Mwabagore mwagerageje guca bugufi mu ngo zanyu mukubaka, kuko nimwe muzisenyeye. Uravuga ngo umugabo yarakunaniye, yakunaniye ute? Yakunaniye ute ahubwo ko ari we wananiranye? Hakeye umugabo, kora isuku ku mubiri, wige gukora isuku, tunganya icyumba muraramo, tunganya aho murara, kora isuku, kura umwana mu cyumba. Nibyo hari abafite abana bakiri batoya, aho yaryamye gerageza ukureho ibyo yararanye unabifure. Hari abo nigeze mbona bananika ngo arongera ngo umwana ngongera biraremo. Ibyo bintu ntago ari ibyo bintu ni umwanda. Abagabo muri iyi minsi ya none bakunda isuku, bagakunda n'abagore bafite isuku. Ubwo rero niba uri muri ba bagore badafite isuku, wacishe cyane. Ni ukuri niko bimeze. Isuku niyo ya mbere. Isuku niyo ya mbere, kandi no kubaha umugabo. Yego. Ukamwubaha. Nicyo cyagukuye iwanyu. Buriya utubashye umugabo n'ibintu byose biba byanapfuye. Hari imvugo njya nkunda kumva abantu bavuga, nkurikirana social media, ku maradiyo hose, aho umuntu yicuza akavuga ati iyo ndashaka. Umuntu akicuza, yenda se ni umugore cyangwa ni umugabo, ariko wareba ifoto ye ya kera atarashaka, wareba n'iyubu ukabona nibwo yagakwiye kuba ameze neza. Aho abantu ni ugutinya ibibazo by'urugo, ni imvune ziri mu kubaka urugo. Ubundi biba byagenze gute kugira ngo umuntu yicuze? Hari igihe umudamu warashatse umugabo, ni urugero bashakanye akize, urugo arugezemo,
kuko utwo dufaranga tukaboneka, nyuma yaho ubuzima bukaza guhinduka, bwamara guhinduka ya mafaranga yamukurikiyeho ntayabone, niho hahandi umudamu atangira kwicuza, kavuga ati iyo mbimenya ko bizagenda gutya simba narashakanye n'uyu mugabo. None se njye ndibaza, ntabwo uba warakunze umugabo, ahubwo warakunze ibyo afite. Yego. Ubwo rero ibyo bintu iyo bintu birangiye ugomba no kwicuza, kavuga ati iyo mbimenya yuko bino bintu bizarangira simba narashakanye n'uyu mugabo. Ndi kubona ababyeyi benshi bari kuza kuri aya mashusho mede bavuga mbese ukabona birarenze, ukabona birarenze, ati umugabo yarambenze, umugabo yagize gutya, umugabo tumaranye igihe kingana gutya turatandukana, ubundi murinda mutandukana byagenze ute? Kwihangana byarakunaniye. Kwihangana hagati y'undi biba byanze, biba byanze rwose pe, biba byanze. Ahubwo aho kugira noneho ngiye kibazo mfite, aho kugira abantu bajye baza kuri iyi mihanda, yego, wubakanye n'umugabo wawe ari sheri shushu, ni byiza, muraryoshye, mumeze neza, ahubwo nyuma muhuye n'akabazo, habayeho no gutandukana, uraje amabanga yose y'urugo yashize hanze. Aho ngaho ndakugaye, aho niho naringiye kugera, aho ndakugaye. Uri umugore bashyira amabanga y'urugo hanze, uri umugore w'umupfapfa, uri umugore w'umupfapfa. Ahubwo iyo bigenze gutyo, shyira ivi hasi. Yego. Shyira ivi hasi, uhamagara Imana, uvuga ati Mana, ndabona kubaka uru rugo bitagishobotse, ni wowe mpamagaye ngwino unyubakire urugo, nta wundi mpamagaye. Bahe n'umutware wawe Mana yaguhaye, munyurwe n'ingwe Imana yabahaye. Mwabadamu mwe wibona umugabo agiye ujye gusambana, wibona umugabo agiye mu kazi nawe uhamagara undi mugabo, umugabo ngo ntaga kugereza ngo aho ushaka. Ese mubyaranye kangahe? 2, 3, 4, 5? Ibwo ubonye ko atakugereza aho ushaka, ahubwo mwaratewe. Kandi no kugira ngo abimenye nuko nyine afite indi nzira yamaze gucamo. Ni ukuri, kuko abagore hanze bamaze kurunguruka hanze, bararungurutse, barararutse mu bwongo bwabo, wagira ngo hari ivisi ryavuyemo ryafungutse, babaye ibicamuke. Ukuze ibicamuke bimera, abagore muri iyi minsi bameze nk'ibicamuke. Gusa Imana idutabare, Imana idutabare. Harya wavuze ngo witwa? Nitwa Basabose Joseline. Joseline. Ndifuza ko tuzagirana ibiganiro byinshi. Yego. Ndifuza ko tuzagirana ibiganiro byinshi byubaka abantu hirya no hino. Tuzagira ibiganiro byinshi kuko ndumva ubitse byinshi, kandi ndahari rwose, kandi inyigisho zawe ni nziza. Yego. Umuntu ashobora kwifuza kuguhamagara w'umubyeyi cyangwa se w'umupapa, avuga ati reka numvise afite inyigisho nziza, naye ndagira ngo angire inama. Tambutsa nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 078 28 552 88. Yego. Yego, urakoze cyane wewe wari uri kumwe natwe. Ntabwo ari uko dukoze ikiganiro gito guto tugira ngo muze kucyumva cyose mukirangize, noneho tuzakore n'ikindi gice. Ubwo ubutaha ducumbukurira aho twari tugejeje. Kandi urumva ko mu by'ukuri uyu mubyeyi avuze neza. Nyamuneka twikosore, twikubita agashyi, twongere kandi tunibuke umuremyi wacu kuko niwe mugenga wa byose. Muhamagare rero, muganire, muhamagare agusengere, yatubwiye ko ari n'umuhanuzi, ibintu byose bizagenda neza cyane. Shalom.